Belinda sohoka vuba tugende guhaha urabona amasaha atageze. Ndaje tugende. Gira vuba vuba amasaha yagiye. Tugende duhaha se turahaha cyangwa Ako se tukagira tukareba. Bamukuru. Waramutse komera cyane bimeze bite cyane usibye kubabona nyine mucaho nanjye cyaho ariko kubwanjye pe mba nifuza kubavugisha n'ababandi mu Rwanda kandi beza burya ese twareka ikibazo kirimo bakunda kandi nishimiye kumenyana nawe urumva usibye kubabona gucya mutambuka ariko rwose mba mfite ibyifuzo byo kuvugana namwe nk'abari beza b'u Rwanda n'amakuru yawe Kudaga kangari cyapa gihari gatira imodoka wapi oya ntago muri ibyapa rwose icyiza ni uko muri njyewe mfitemo ikintu gisa umunezero kandi kuvugana namwe ni iby'agaciro kuri njyewe ikimenyimenyi iyo ukunda umuntu cyangwa se umwishimira biba ari byiza iyo umuvugishije akumva ikiri muri wowe hari ikibazo se kubavugisha nk'abari beza none se wakunze ahantu utazi ko turi manga muri twebwe wakunze abantu uyu mwari ndamwemera rwose ahubwo se nifuzaga no kumenya amazina yanyu mwitwa abandi amazina ntabwo ari ngombwa ariko ari ngombwa ntabwo tukuzi urakunze abantu utazi se arega byose bihera mu bushuti none se buri bantu bose uziranye nabo wavutse muziranye twe ntabwo tukuzi nanjye nicyo kinzanye nyine kugira ngo mumenye nanjye ntabwo dushaka kumenya bakwita nati izina ryawe riragusa rwose uri nyiramutemba cyose mwese ikibazo kiri rwose kumenyana nawe Gera ushaka kumenya nawe ariko gera ushaka kumenya nawe ugiye kuntera imbaga ishyushye kitumva se kugira ngo wihanganishe make muvugane nta kibazo ako siriye umuntu abizanye ari ubwo rero kumureba ese mwawe nubwo wanze kumbwira izina ryawe ariko n'ubundi mugenzi wawe sinzi ukuntu witwa akazina keza Belize bagira umutima mwiza ntabwo witwa Belize no kuvugana witwa ndetse Belize izina iki cyashaka itewe n'umukobwa araza hari ikibazo kirimo ikibazo kirahari ntabwo tukuzi kandi natwe ntabwo tuzi ariko nawe ufite umutima wa Black man Black ni ibiki Black ntayo uzi se umutima wirabura byose babirya mu nzu nari data sister nifuzaga nimero yawe n'ubwo nguyu ari kumwe nimero y'iki ariko uyikoresha iki sinawe uramugenga uramuyobora iri muri muna wanjye hari ubwo akuyobora nibwo nabishaka se niba utabishaka wowe kiri nta telefone tugira no kandi musabe nuko atanyera iyo ni ishyari gusa ishyari ry'iki se bora nawe nakugira ishyari niyo ngiyo uza kureba ikibazo se ni ikibazo gusure nubwo ntarahira sikari umuntu bana yiteshereje umwana kagenda bayira Amanda
ninjye wabyaye n'abandi barabeshya. Wowe Melinda, ibyombo birogeje. Vuba vuba ajya koza ibyombo. Wowe bite? Mwa muri mu biki? Ntacyo. Muba muri gutetsana n'ubundi busore nk'ubwo bwose. Rimwongere. Kunywa? Ako ndabona nta cyaha kikanare gihari. Ni wale ndukoma. Jya kureba mu muvoma. Gutes. Bitte. Ngo? Mama wa warari. Mama senga abantu babasura. Hino umuntu uri kurandisha. Ukiza umuranga kano kanya. Asa kumenya. Tugendere. Iwanyu se baragufurira ndetse. Tugiye cyubwana. Umuntu uri kurandisha nyine. Wowe bite? Wowe bite? Urebye ni byiza. Turebye ni byiza. Uragenzwa n'iki? Urareba? Narebye uragenzwa n'iki? Narebye uragenzwa n'iki? Nari ndi gusabiriza. Nari ntabwo njya mvugana n'abantu nari. Nari ndi gusabiriza. Nari ndi gufunguza. Hano ntabwo ari kwa Bisesabiyore. Nimba uri gusabiriza genda ahandi. Kano kayira karamanuka gutya. Ntabwo tubizi, ugende nugera hari urongera ukatugaruke hari. Inyuma yawe. Hano? Wirirwe. Wirwane nawe n'Imana. Murakoze. Buraho nziza ishikiko. Undi musi uri kubona hano ngaho. Muhamagare se. Ari ndukuru. Cyose koko. Wagarutse. Ntabwo nzongera kugaruka rwose.